inyama zaba mbisi, izihiye se, iz'abantu, iz'inyamaswa z'inkazi. Ubwo niba hari inzozi warose zimeze gutyo cyangwa se ziri muri izo ngizo, nahawe ho gutega amatwi kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Inzozi za mbere tugiye gusobanura ni ukurota urya inyama zokeje cyangwa se zitetse neza. Bivuze ngo ni nk'uko wazirya uri mu rugo, madamu cyangwa se undi muntu ugutekera yazitetse, cyangwa se ukazirya ari wowe wazitekeye, cyangwa se ari burusheti, cyangwa se ari izindi nyama zokeje runaka. Icyo ibyo bisobanuye? Bisobanuye ko cyangwa se bivuze ko ufite amahirwe cyangwa se hari amahirwe mu buzima bwawe, cyangwa se hakaba hari ukwihaza mu bintu runaka, cyangwa se yaba mu byo kurya, yaba mu mafaranga cyangwa se mu bikorwa harimo kwihaza. Ndetse ikindi ukaba uri wa muntu ubayeho neza. Iyo ushishoje ugasanga niko bimeze, uhita umenya ko izo nzozi ari cyo zisobanuye. Ubundi busobanuro kuri izi nzozi, biba bisobanuye ko hari ubutunzi bugiye kwiyongera cyangwa se bugiye kongera kugaruka, cyangwa se ugiye kongererwa. Nk'igihe wenda hari nk'ikintu wari utegereje, hari nk'ahantu wenda wari utegereje amafaranga, cyangwa se ari nk'umuntu wari uyakurimo yarayakwambuye, cyangwa se utazi ngo azaboneka gute. Icyo ni ikimenyetso cyiza ko hari ibyo ugiye kongera kubona wari urindiriye, cyangwa se hari ibyo ugiye kubona byiyongera ku byo wari ufite, cyangwa se ugiye kongera kubona ubutunzi, cyangwa se ugiye gutunga. Ubundi busobanuro kuri izi nzozi zo kurota urya inyama zihiye cyangwa se zokeje cyangwa se zirimo ibirungo, mbese inyama zimeze neza, mbese kurya ibiryo by'inyama ariko bimeze neza. Ubundi busobanuro muri rusange, niba wenda wari ufite nk'ibibazo, biba bisobanuye ko uzabirenga, cyangwa se ibyo bibazo urimo ko wenda kubivamo, cyangwa se bizagusiga amahoro. Iyo uri kurota urya inyama zitetse neza, ukaba muri icyo gihe cyangwa se muri iyo minsi ufite ibibazo, biba bisobanuye ko ibibazo urimo uzabivamo amahoro, cyangwa se uzabirenga. Twagiye ku nzozi za kabiri, kurota urya inyama mbisi. Ibi byo ni bibi cyane. Nubirota uzamenye ko bitameze neza. Ubusobanuro kuri izi nzozi zo kurota urya inyama mbisi rero, bivuga ko bishobora kuba byasobanura guhubuka mu buzima busanzwe, cyangwa se gukora ibintu utateguye. Akenshi ukaba ukunda gukora ibintu utateguye. Nurota izi nzozi rero, uzahita ureba ibintu wakoze ejo, cyangwa se n'ibyo uri bukore, cyangwa se uri bufatire umwanzuro ejo, uzasanga harimo guhubuka, cyangwa se usanga harimo gukora ibintu utatekerejeho neza, cyangwa se utabanje gufatira umwanya ngo ubyigeho ubipuraningire. Ubundi busobanuro kuri izi nzozi zo kurota urya inyama se inyama mbisi, bishobora kuba byakwereka ko ukunda kugira ishyari, cyangwa se muri iyo minsi, cyangwa se muri icyo gihe urimo, uwo munsi wazirose, cyangwa se umunsi uri bubanzirize, cyangwa se ibihe urimo. Biba bisobanuye ko ufite ishyari mu byo uri gukora byose. Bivuze ngo ibyo uri gukora uri kubikora mu buryo budakwiye, bumwe niba hari n'abo muri kubikorana ukavangamo ishyari. Yego, ubwo urumva rero nuzirota uzarebe neza niba mu byo ukora nta shyari ririmo, cyangwa se ibyo uri gukora utarimo kubikora nabi. Urumva hari ukuntu wenda umuntu uba ukora nk'ikintu, wenda ukaba uri umucuruzi, ukaba ucuruzanya n'umuntu ku gasima kamwe, cyangwa se butike zanyu zegeranye, cyangwa se amarimantasiyo yanyu yegeranye, cyangwa se resitora zanyu zegeranye, ugahora umufitiye ishyari mu mutima. Icyo gihe nurota izi nzozi uri kurya inyama mbisi, uzacekinge neza, ushaka kuzasanga aba bantu mukorana, cyangwa se mubana, cyangwa se mugendana mu buzima busanzwe ubafitiye ishyari. Rero kuri izi nzozi, kuri ubu bwoko bw'inzozi bwa kabiri, kurota urya inyama mbisi, bisaba kugira ngo witekerezeho cyane, cyangwa se ugenzure cyane bihagije, urebe niba muri wowe nta shari ririmo, ubigenzure. Ni inzozi mbi, nuzirota bisaba kugira ngo witonde, cyangwa se nudasobanukirwa ukabona ntabwo biri guhura n'ibyo nasobanuye muri iyi video,
birasaba ko wandika muri komenti ukavuga uti njye narose inyama ndi kuzirya zimeze gutya, nazirose zimeze gutya gutya na gutya. Twakomeje no ku bundi bwoko bw'inyama urota cyangwa se ushobora kuba warota mu nzozi, kurota urya inyama cyangwa se urya abantu, kurota urya abantu cyangwa se urya inyama z'abantu. Izi nzozi akenshi muri icyo gihe uba uri kubabazwa n'amagambo y'abantu cyangwa se y'abandi bantu, cyangwa se ukaba ufata nabi abandi bantu cyangwa se ubwira nabi abandi bantu. Nicyo izo nzozi zisobanuye. Kurota urya inyama z'abantu biba bisobanuye ko muri iyo minsi cyangwa se muri iki gihe uri kurotamo izo nzozi, cyangwa se mu gihe kiri buze uzajya ubabazwa n'amagambo ubwirwa n'abantu mabi, amagambo asesereza, cyangwa se uwo ugiye kuzajya uyabwira abandi bantu ari amagambo asesereza. Cyangwa se nanone bishobora gusobanura ko muri icyo gihe uri gutekereza ku muntu runaka cyane bikabije, ushaka kumutsinda, kumurusha cyangwa se kumwigaranzura bitewe n'ibyo muri gupiganamo. Ushobora kuba uri gupigana n'umuntu ukaba uri kumutekerezaho cyane, uri gushaka udutekinike n'uburyo bwo kumwigaranzura. Aho ngaho nurota inzozi zo kurya inyama z'abantu, ubwo busobanuro ubwo ngubwo nicyo bizaba bishatse kuvuga. Twagiye ku bundi bwoko bw'inyama bwa kane. Iyo kurota inyama, urya inyama z'inyamaswa z'inkazi, harimo nk'imbwa, ingwe, intare, ibisamagwe n'izindi nyamaswa zikarinzi n'inzoka. N'inzoka burya ni inyamaswa y'inkazi. Ubwo rero kurota urye inyama z'inyamaswa z'inkazi iyo ari yo yose ipfa kuba ari inyamaswa y'inkazi, bisobanura cyangwa se bishatse kuvuga gutsinda ibikugerageza. Niba ngo hari ukuntu tuvuga ngo ibigerageza umuntu agahita yiyumvisha ko abantu bahura n'ibigeragezo ari abantu baciye bugufi gusa, cyangwa se abo twakwita ko ari abakene gusa, n'abantu batunze, abantu bafite ubutunzi nabo bahura n'ibigeragezo. Ubwo rero yaba uciriritse cyangwa se ukomeye, nurota urya inyama z'inyamaswa y'inkazi nk'intare, ingwe, imbwa. Burya imbwa nayo ni inkazi kuko iri mu bwoko bw'ibisamagwe. Ukarota urya inyama z'ingwe nk'uko nari mbivuze, uzamenye ko ugiye gutsinda ibyo bintu birimo birakugerageza, cyangwa se ikigeragezo urimo uzamenye ko ugiye kugitsinda. Cyangwa se bikaba byasobanura mu bundi buryo, kikaba ari nk'ikimenyetso cy'uko imbaraga zawe cyangwa se ubushobozi bwawe bw'imitekerereze ko bugiye kwiyongera. Aho ngaho ni mu buryo bw'umwuka. Yego. Ubwo rero nurota izi nzozi uzamenye ko ushobora kuba ugiye kongererwa ubushobozi bw'imitekerereze, ukaba ugiye kumera nk'izo nyamaswa z'inkazi, kuko buriya intare igira ubwenge bwinshi. Ariyo mpamvu inyamaswa yose ibonye izi gutega cyane, n'ingwe nayo ni uko. Ubwo rero ndabakunda cyane. Iyi yari part 1 ku nzozi. Tugiye gutangira